nje nabwo bafite bwo kurahira uvuga ureba hari yarari kamera nabwo bafite bwo kurahira nemeye ko mwizirikaho imbere yanyu yafashe igisasu akizirikaho anytime cyamuturikana tugiye mu murenge kandi ubushake bwari buhari burashize ibirori biratashye cyanjye agapromota afite umutima aga afite umutima mwana umuntu uri kurarana miki mu nzu mwa kutese kandi ntabwo abafite uyu munsi nyuma y'amagambo Rejis yavuze avuga ko uyu agapromota ari kumufera agiye guhita mucika kigira muri ati miki araje amwemeza ni muri Australia hajya akajya gushaka yo wa mukobwa yateye inda z'impanga araza gufatwa te nk'umukinnyi wa filime w'umunyamwuga araza gufatwa te nk'umuntu wazaga akagaragaza imbamutima ndetse n'impuhwe ari kuzereka cyangwa se ari gusa n'urabura miki ko yaba amaso no guhinyuza ibyo Rejis yaje aritereka aravuga ese ibi bintu byaba ari byo cyangwa se ibi bintu yaba ari kagatwiko cyangwa za prank nko twakomoje kugenda tubivuga muri rusange tuvuga ko batajya baba baseriye. First of all urabona abantu baje bakadukubita TV bagahita badukubita igikumwe ako kanya bagahita badukubita mariage nyaboneka burazi nka bimwe byabaye ku mugabo wanjye Vestine ukabona badukubise ibintu birihuse kubita. Yes, biha byiza turizera ko mumeze neza by'umwihariko mwe mwakoze subscribe mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe muri abantu b'ingenzi cyane turabashimiye aho muherereye hose turizera ko mumeze neza ibyo muri gukora byose kari umugisha ko Imana iri kugenda bijyamo gake bigenda biza bimeze neza cyane. Nitwa Depiwa nk'ibisanzwe iyi ni Men Empire turagarutse n'umutumirwa wanyu musanzwe mumenyereye by'umwihariko mu biganiro ndetse n'ibitekerezo bigiye bitandukanye aho bidahagije agahita ashyiramo n'inama azifasha buri wese kugira ngo ibintu bijye birushaho kugenda neza. Yitwa Mami umeze neza? Meze neza. Urasa neza. Merci beaucoup. Thank you so much. Asante sana Depiwa. Ndabasuhuje nizere ko mumeze neza ndabakunda cyane bivuye ku mutima kuko maze iminsi munyereka urukundo rurenze rwose rwinshi cyane mukora comment nziza harimo benshi nashaka kuvuga amazina ariko biyumvaho bari abantu bankomeza abantera inkunga mu buryo bwose ndabashimiye cyane be blessed kandi nanjye umva ibiganiro byo ndabibaha muzabatenguhe ubu narabonetse impamvu zaneganyaga murazizi ariko ubu ndahari ku bwanyu. Yego ni byiza cyane turacyajya mu mujyo none uyu munsi twaje muri entertainment by'umwihariko nyuma yuko habonetse cyangwa hagaragaye trendi za Vestine ndetse na Dorcas cyangwa se Vestine n'urugo rwe muri rusange aho ibintu byagiye bihwiswa ko bitameze neza nyuma y'ubutumwa yishyiriye ku rubuga rwe rwa Instagram naho bidahagije abahakurikiyeho ibyaya mpano kugezana n'ubu ngubu nabyo bikiri inkuru nkaho bidahagije Miki nawe yahise acimaka aravuga ati giye bampereye nanjye giye kukamanika mu buryo bwemewe n'amategeko. Wamubonye unaona asifiwe barajya he asifiwe bwana mubwire we asifiwe uko burya kamika ari keza nabonye ikanzu yari yambaye ega nta mugendo uba mubi oya Miki ni mwiza nta mugendo uba mubi Miki ni mwiza n'ukuri yasaga neza uri kumva nta mugendo uba mubi umva nkubwire kubera ko ncuruza imyenda yambaye neza aba yabinkoreye pe kabisa umuntu wambaye neza mu buzima bwanjye Miki yasaga neza noneho harakuntu yambaye agakanzu gasa nkaho nyine kaba kagaragazamo umubiri ukuntu ukumva ako yasaga neza yabaye akapushuri mama yabaye keza indasinza ahantu yari yagiye bari bayikanyaze bari bayikurubanye bayigira oya se bugeze afite inda kubera ko yabyibushye azanye ibicece nkanjye araringaniye hose ukuntu iyo umuntu yabyayeho ubundi ahita yongeraho n'akantu gato ariko bari bakajyanye yabaye inkumi
yego yitwa mukobwa jana asifiwe cyangwa se wamamaye cyane mu mafilime ndetse no ku mbuga nkoranyambaga Mickey ndetse na aga promota irindi zina yitwa Pacifique ni izina ryo mu mwirangamimerere Pacifique n'irindi ku ruhande yego kuri uyu munsi kuri iyi tariki ya 27 bagiye cyangwa se basezeranye imbere y'amategeko bamanika akaboko rwose baravuga bati nshingiye ku by'amategeko hajya bavuga ngo iki yego hara mu murenge wa Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali hariya n'ubundi mu karere ka Nyarugenge nk'ibi birori byabereye mu mafoto na video nziza cyane rwose akamwenyu ni kose bose bambaye white yari aga promoter ubusanzwe bwa mbere yamenyekanye cyane nawe ku mbuga nkoranyambaga biturutse kuri TikTok araza kuri YouTube Mickey navuga ngo yashyize itafari rikomeye kumumenyekanisha yego birangira bigenze neza nyuma yuko atandukanye na Rejis tugiye kugarukaho mu buryo burambuye ko batakundanye mwana buretse turabigeraho reka banze ubwo uri gushaka gusebya umugeni wanjye reka banze nkubwire uko wari yambaye tukira aho ngaho Big Kongs 2 aga promoter and Mickey asifiwe Big Kongs congratulations kubera yuko kukamanika ntabwo biba byoroshye narakamanitse mu ngo wanjye ukajya kuvuga ngo ubundi no kuvuga ngo nkwiziritseho me to you ninjye nawe n'ahantu ugomba kuncikira buramike abantu birirwaga bavuga ngo ni indaya ngo iki we bifashe ku muntu wirinde gusebya Mickey tonde ndacyavuga attention Mickey buriya nta mugore n'umwe wundi ku isi ufite ijambo kuri aga promoter yego muri ibi birori muri uyu muhango wo gusezerana imbere y'amategeko wabereye hara mu murenge wa Nyarugenge bari bambaye neza cyane bari bambaye neza ikindi kandi shati y'white wabonye ko bari bafite bouncer ariko yitwa yantare yitwa nde ntago nzi ukuntu bamwita ariko ni cya gitipe kirekire none hari akantu kansekeje Mickey bari imbaraga kweto rero gatoya n'ibiro ufite nk'ibi byanjye ahangaha umva aga promoter wagira ngo yari yabaye nka Irene mu bukwe bwa Vestine yari gutera demarishe ya danje umugeni we akamusiga yatagirira bouncer yari afite akagenda yifata menya atari bugereyo ndakurahiye yego bari bambaye neza ariko nanone ibyagarutsweho cyane ndetse n'ibiri kwibazwa cyane ni nyuma y'uwahoze bizwi ko ari umukunzi cyangwa se yakundanye na Mickey yego Rejis benshi bakabifata nkaho yari filime nyamara Rejis wakabigaragaza ko ibyo bintu byari byanyabyo for real my god ibi ngibi nyuma y'amagambo Rejis yaje akitereka akavuga ati uyu aga promoter arimo arakuryarya Mickey menya kenge cakenge ibi ngibi kuba bagiye imbere y'amategeko bagaragaje ko ari official Rejis ari umunyamazima capiten Rejis hano bahise bashimangira ko ari umunyamazima yaretse no kuba umunyamazima man uzajya utinda ku izina umubyeyi yaturiye ku mwana mukobwa jana uri kubyumva ako ntago bamukoye atasiyo buretse ntago bamukoye ariko wareka kani nyiramwiza Mickey nta kuntu wajya ku mbuga nkoranyambaga ngo usare kuri utakundaga umuntu ntago ibyo bibaho Rejis si hit yashakaga ahubwo vuga ngo ewa nabonaga umukobwa we bamujyanye ariko Mickey ari ku ruhe rwego rw'umunyarwandakazi w'umwagitrice wa mbere ushobora gukora video asamana n'umuhungu 100% kuriya kandi badakundana ngo ni umwamikazi wa prank ku buryo nibi ni prank se ibi ntago ari prank mwana ariko wenda tugaruke ariko uzi ko bamenye imodoka mwana tugasanga ni prank
Asifiwe arangije afata ikibuye pa ku modoka. Ega bafite amafaranga. Ntago bafite amafaranga ku buryo se bamena imodoka. Ahubwo ari n'ibintu biba ari ibyanyabyo kubera tuzi ko ari abanyamapranka batavana pranka. Yego komike ni mwiza hano hantu shaho rero. Wabibonye ubwo akongera ukanyereka. Barasirimutse. Nyerekera aho ngaho. Barasirimutse bameze fresh sana. Oh wow, noneho cyari kitonze rero. Noneho cyamiki rero. Ukirebye ku ifoto. Wabona ari kibajubaju. Ari kibajubaju. Ari kwiyavuze. Mana yanjye wimbwira ukuntu yari yashyushye. Yavuze koko. Uhitubona ko nta kintu umva Miki uyu munsi wari umugeni ariko wavuze we aravuga noneho akavuga ati mumbabarire ati uyu munsi ndaza kurasa imbogo ariko disi Imana yamurinze umva tujye dushima ariko we yasomye neza menya kugira umuntu usa n'uziritseho ubuzima bwawe ibintu menya biryoha sha ibintu menya biryoha kabisa. Ubukwe buratashye Kamishi niwe waririmbye ati ibirori biratashye. Kamishi disi yagiye he? Kamishi nawe yakanyujijeho ariko ngahuye n'ibizazana ariko nta kundi turacyari kuri Miki. Yego nyuma y'amagambo cyangwa se nyuma yuko uwitwa Rejis mu by'ukuri wagaragarije impuhwe zidasanzwe afitiye Miki, nubwo Miki yakomeje kugenda abica amazi cyangwa mwereka ko nta naho hantu bagihuriye, ni mu biganiro bigiye bitandukanye yagiye akomeza kugenda avugamo cyangwa se avuga asa n'uwitsa kuri Rejis. Nyuma yuko akoze ikiganiro Rejis nawe agahita aza akitereka. Uyu munsi nyuma y'amagambo Rejis yavuze avuga ko uyu agapromota ari kumufera agiye guhita mucika kigira muri ati Miki araje mwemeze ni muri Australia haya akajya gushaka yo wa mukobwa yateye inda z'impanga araza gufatwa te nk'umukinnyi wa filime w'umunyamwuga, araza gufatwa te nk'umuntu wazaga akagaragaza imbamutima ndetse n'impuhwe ari kuzereka cyangwa se ari gusa n'urabura Miki ko yaba maso. Uyu munsi cyagora nakubeshya yarazi ko ayo aga promoter agiye guhita mucika akisangira uwo nguho, ariko uyu munsi bagiye imbere y'amategeko. Ibi birafatwa nkaho ibi uyu Miki ndetse na aga promoter babikoze kugira ngo bahinyuze cyangwa bakore isinzi ikinyarwanda ndabyita niba ari ukuzibisha Rejis, kubishyiraho fish. Nkoresheje imvugo y'igikatu urakabije mumbabarire, ariko nyine nuguhinyuza ibyo reka mwangaki usigaye ukabya no kuri Imana baba nuguhinyuza ibyo bazakujyana nkaho bajyanye Sipiriye mwana wanje nuguhinyuza ko nuguhinyuza ibyo Rejis yaje aritereka aravuga. Ese ibi bintu byaba ari byo cyangwa se ibi bintu yaba ari kagatwiko cyangwa za pranka nko twakomoje kugenda tubivuga muri rusange tuvuga ko batajya baba baseriye? First of all aga promoter and Miki asifiwe bafite uburenganzira bwo gukora icyo bashaka. Secondly aga promoter na Miki igihe bamaze babana kirabahamirizanya yuko bakundana. Rejis n'umuhebisi nimba ubona umugabo arera umwana atabyaye akamuha keya kuriye ariko mwana nyine ndakeka batihuse kugira ngo bakore iyi mariage civile. Icya gatatu nshingiye uburyo Miki arwanira ishyaka umugabo we aga promoter akavuga ati gutera inda umugabo n'utera inda. Nimba umugore atakomeretswa nuko umugabo yamuciye inyuma cyangwa ari kugenda atera inda hanze akavuga ati umugabo nimba rero umwana atabyaye gute nge nabazwa n'umwana agiye kubyara, ndahamya neza ko Miki yiteguye kurushinga. Icya kane batitaye kuko hari ababaciriye imanza bakavuga ngo Rejis bakavuga ngo Miki ari gufera aga promoter ari gufera Miki.
harimo na ba Rejis bagiye bazamura ibintu by'amagambo menshi turabizi twese hano kuri social media bafite uburenganzira bw'uko bagomba kuduha show bakemeza isi yose yuko bakundana. Rejis araza kwisanga ari hehe rero Capiten kuko buri Capiten tonde buri ruhande buri wese Capiten be strong baramugutwaye komera ariko nawe afite biraryana kangutere story rero none ndi muri secondaire nigeze kugira umutipe crash umukope ngiye kubera ko nagiraga isoni rero ntago nari kubwira umuntu ko mukunda ariko n'ubundi numvaga ndi umwana kuko nari nzi ko nimvuga ngo umuntu ndamukunda biriya bibaye ibyanyabyo ngiye ntiwazaga no kumbwira ngo urankunda ahubwo nkagukubita nkagutera imigeri ukiruka none unshingiye noneho umwana wanjye w'inshuti yanjye twakundanaga bya hatari umukobwa nkazamubwira ati uzi ukuntu umukunda ati ukuntu aza mu kigo yateye agapasi ukuntu aba ari serious ati hara ni sawa cyane tura niwe wanjye arangije aramwombokera nshuti ya wewe hashize nka kumwera aho uwo mbona bari gutahana bafatanye uri kumva Rejis rero nawe ndabizi biraryana birababaza ariko afite uwe itonde hari kuba afite uwe ariko hari face love baryanye hiti umwana yishyiriye ku mihanda akamenyekana Miki nubwo abyitarutse ariko Miki ntago yaje n'umustar rwose reba n'ubu ngubu umuvuzeho ubu se namaze kuba umustar Miki congratulation maze kuba umustar nubwo utarabyakira ubu kuvangwa na ba umustar uziko turi abastar uri umustar usturana nagufashe ijambo ndi kukuvuga uri gutuma ndya uri kubyumva ako Rejis pe biraryana kubona umuntu wari ufiteho projet nyinshi bamugutwaye ubu none warasha agasha umva Reji subiza amaso haryo bavuga ngo subiza amaso kuki zibukira vana y'amaso bageze mu rukiko bamaze kuvuga ngo bamaze kukamanika na ya mahirwe twumvaga byibura ati agapromota zarekura Rejis asubireyo iki niki ariko muri iyi minsi Rejis yabivuga we yabivugaga aje gusa nuca cyangwa se no kubakanga no kubabwira kugira ngo bagabanye kumuvugaho nabi ntago ari urukundo rwawe kumugaragara asa nk'umuntu wanababarira sometime kubera yuko abavuga ati giye mikisi mwanga n'ibiki ako mikarakarishe Miki umwana mwiza ari kuri uravuga koko urakarishye mwana wanje ngo naze muhe nyina randa gufana ariko arakantu wavuze rwose nanjye ubwabo buranyica ariko mama Sava n'umunyabwenge ati singe n'abantu batajya bihishira gukoresha imvugo z'ibikatu rwose bakazirekura tukira aho ngaho nshuti yanjye agapromota afite umutima afite umutima mwana umuntu uri kurarana Miki mu nzu gutese kandi ntabwo abafite bw'ikisi yaramumenyereye yakaba yagira umugisha noneho ejo bundi mu kiganiro kwa Irene Miki yaravuze ngo abantu bavuga ngo ndi ndayanga ibiki n'ibiki agahita avuga turi ndayange urumva urwego biriho abawesha bari abantu barakundana ariko bazi byabo Miki niki kubwira ko nyene nta bintu byinshi wamuzana uko Miki n'umwana w'umuhanda yarababaye n'abafite gahunda zo kumutera ibintu by'ibibazo n'ibibazo bamenye ko azabaza akabasubiza akabakubita ibibombe Rejis rero baba bavuga ngo afite umukunzi uri kuvuga uriya mukobwa w'ikibajubaju w'inzobe bakinana reka uriya ntago ari we sheri we hari undi mukobwa uri ukinana n'uriya mutipe wundi wirabura ndamuyobewe niwe sheri we ariko uriya w'inzobe niwo bakorana content yarangiza agataha umukobwa wundi wirabura akaza sheri we wirabura n'ubuhuru hari umukobwa yitwa Ndera kandi bakina bari mu ikipe bakiramani ndamwibagiye izina rye si ngombwa ngo menye abantu bose menya yuko uriya w'inzobe ari uwo bakorana content Miki yarabisobanuye yaravuze ati giye Miki
Rejis ntago nakundanye nawe nta n'umu ex ngira ati Rejis ngiye twabanaga kugira ngo dukorane content nkagira video muha ku kwezi nanjye akagira izo afata ku kwezi nicyo kintu twari duhuriyeho ati uriya muntu babana nta baba bari gukorana ama content ntago ari sheri wiwe hari sheri we wundi nge nuko mbizi ariko barabajama nabahanga ubuzima bwabo bwose bashobora kuba bari no gufera abantu nta n'ikibazo banafitanye ahubwo ari kugira ngo baryoshye entertainment bakomeze babe kuri hit ibyo bintu byo ntago wabitekereza nabitekerezaho kuko channel ya Mick irimo irazamuka fresh yaga promoter ntisigara uri kubyumva ahantu hose na Rejis rega mwana bura Rejis bura rero bura nubwo abantu banamumenyera Rejis n'umuhanga Rejis ni n'umusaza mu kazi uziko Rejis niyeza kumva story yiwe na baroki n'ibiki Rejis n'umusaza ibyo tubireke sibyo nose ibaza abantu bakoze ukwe ejo bundi bamutereye ivi uyu munsi ni igikumwe invitation tugiye kuzibona uri kubyumva fast ahubwo tukiraho ubu bukwe buri kwihuta gutya aho ntibyaba hari ikindi kintu kibyisha inyuma kuba ibintu bari kubyihutisha fast ikihe ubwo ngubwo kandi nawe ushaka kuza gutambikamo ntago aricyo nshaka gutambikamo ugende kuri ibi ubukwe bw'ibyamamare se cyangwa ibyamamare urabona abantu baje bakadukubita TV bagahita badukubita igikumwe ako kanya bagahita badukubita mariage nyaboneka burazi nka bimwe byabaye ku mugabo wanjye Vestine ukabona badukubise ibintu birihuse kubita rugahane nkoyoyo n'igihe rwari rwimariye n'igihe rwari rwimariye ari dadi wamora ibi bintu bikaba bigiye guhinduka oya ariko ibi byo nta kibazo biratandukanye kuko bamaranye igihe bamaranye igihe ariko nanone ibyo babanje kwigana buri bira bintu nibyo oya ni ibintu byo kwihutisha ubukwe cyane naga ari sawa bira bintu bavuga ko ari nabyo bizima buri tukiri aho ngaho ngo uravuga ko ari byo bizima barabanje bari wemera yuko bora bishigikiye ngo abagabo n'abagore babana uri kubyumva tubwire urubyiruko rwose ngo bajye babanza bajya kumva nasa ubundi babone kujya gukora mariage urabishyigikiye ntago mbishyigikiye wabishyigikiramo mushiki wawe oya se kandi nanone wasanga nawe mu kageto kawe harimo umuntu ubwo nimba ubishyigikiye ariko biriya ntacyo biba bitwaye nyine uri kumva kuba abantu bari bamaranye igihe babana abantu buri wese hariya wavuga ko umuntu aba amaze kumenya undi bya bindi bavuga ngo umuntu ashobora kujya kubana n'undi kubera agahararo hari n'igihe mwana hari kubaho no kwihagararaho burasa ushatse kumbwira yuko Mick usibye ko yagiye hari akavuga ngo umugabo nutera inda baje ari wowe baje bakakubwira ngo umugabo wawe yateye inda y'impanga inshuti yawe abigenza hano nyine hari ukuntu umuntu akoresha amagambo agashyiramo amagambo y'igikatu ariko nyine ni ukuganira bisanzwe ubwo ababirakariyemo ndumva aho barabaye ibifura bakaba barabaye ibifura rwose gusa agapromota ibi bintu nimba yabikoze bivanye ku mutima abe serious kuko asifiye uriya mugore ashatse oya se kandi uriya mugore ashatse nta mikino afite ariko naga nta mikino afite nawe yahise afata icyemezo cyo kuvuga ati nshingiye kuri ibi byose nshingiye ukuntu asifiwe yabyaranye n'umugabo ko haramubonye kuri social media araza ararira arahogora ati umwana wanjye ubu sinshobora no kumugera imbere ngo murebe tibanyimye n'umwana wanjye nshuti yanjye ari muri umwana ari muri babandi isi migirigiri akaba ari kurerwa na agapromota yabanje kurirwa na Rejis imbere yabo atasiyo buretse ariko nshaka kugeraho nimba Mick umugabo babyaranye umwana ari kumubwira ati we mugabo wundi ntago uri na ex wanjye kandi twarabyaranye umwana akongera agatinyuka agafata Rejis wamugize umusitari
nangiye kuvuga ngo wamugize uwo ari we kuri ubu ngubu kuko Mick amaze kugera ku rundi rwego ariko yaramuzamuye inshuti yanjye sibyo nubwo yakinaga amafilime ariko ntiyago yari superstar nk'ubu ngubu yarangiza akavuga ngo uri umugirigiri ngabagabo imigirigiri none agapromota wowe agapromota niwe nkweto niho inkweto yari ibonye yayo kuri Mick rero buriya wowe agapromota niwe Imana yamugeneye nyine ukaba warageze kuri asifiwe ibyo ukumva umutima mwiza afite n'ukuntu agurwanira ishyaka nk'uko yarirwaniye umugabo we bakabyarana umwana akarirwanira Rejis bakaba barafashe ingoma ya superstar none nawe agapromota mukamufasha ingoma y'uko mubaye official mu murenge witware neza Mick ni mukobwa jana atasiyo nivyo nayo kukubwira ntibura barabanje barigana buri wese amenya undi ntago bafashe icyemezo nk'iki ngiki bahubutse reka twizere ko ariko bimeze kandi nimba banafashe icyemezo cyo kubana ni byiza abantu benshi bamaze iminsi bavuga ngo ngiye ngo nta rugo abantu benshi baravuze ati pu nimba ari kuri urugo rumera abantu bamara amezi 3 bikaba birarangiye twagiye tureba ba Vestina ba Biju n'abandi bantu benshi banita pendo ingo z'abastari zirimo zirarimbuka kandi twagiye tubona show nk'izi tukanaziserebura sibyo yego reka nkubwire kubaka biri serious abantu benshi bari bamaze kubivaho ariko Mick aragiye araje na agapromota baratwemeza baravuga ati haracyari abantu bashaka kubaka kandi binyuze mu mategeko buri muntu yagiye mu mategeko rero depiwe naga bakirindaya naga bakirindangamirwa aba ari umugore w'umugabo akaba umugabo mu mategeko no mu nzu no mu rugo hose yubahwe rero yego ni byiza ifoto wayibonye shomi akana kamujisho Vestina ndamukunda mana ya veve shunu kuri ndagukunda baze ko njya kuvuga Mick gata vuga Vestina ibi ngibi narenze mariage kabisa ibintu byari byiza cyane byari romantic ariko mana nuko rero nabo subiye bihangana umunsi ntibakora ikiganiro we uzi yuko bavuye mu gikumwe bahita baza gukora interview bagatwika ahubwo social media igatumu ako ni bya bindi bavuga ati akari ku mutima agasesekara kazi ni kazi ntago bari kubi bagiye mu gikumwe barangije bakora n'akazi mwana birumvikana uyu munsi ni urugo rw'abastari rwabaye rushya mu rwego rw'amategeko mu buryo busanzwe bwo rwari rusanzwe ariko abastari nyine ni cya kibazo gikomeje cyangwa se gikomeza kugenda kiba ingutu gasanga abastari bamaranye igihe barabanye barakundanye baratwitse barabyaranye ariko nyuma y'igihe runaka ukajya kumva ngo ibintu biranze ariko uretse no kuvuga ngo biranze kuri bamwe yego wenda gutandukana byo ni ibintu bisanzwe ariko buriya yego si bose kuko hari n'izindi ngero nziza z'ibyamamare cyangwa abastari nabo babanye neza kugeza ubu ngubu ndetse banasazana ariko kuki abastari umustar ubundi ni inyenyeri mu rukira rubanda rwakabaye rureberaho rwigiraho kuki kandi akenshi ukabusanga banamamaza cyangwa se bakora content zabo hanini zishingiye mu gusansipiriza urukundo mu bantu kuki bo bibananira tukiraho hari abanyamahanga nibo bavuga ngo trying failing but not fail to try aba bantu katubashimire yuko basasibirije bagaragaje urukundo bimakaje urukundo bafitanye be blessed kuri bo Imana inabubakire mu izina rya Yesu sibyo ariko bantu muri hano hanze mutarakora ubukwe mukaba mwifuza gukora ubukwe ni ukuri mwigira ubwoba
mutinyuke ntayitinya nukuri ntayitinya itarungurutse mugani wawe ntukazajya uvuga none se ubu ngubu nabo batabigerageje ntibabikora kandi bagerageje kubitinya kenshi kubera yuko ubu babikoze ntabwo ari bwo bari babitekereje ahubwo babitekereje kenshi ahubwo bakabura uburyo babikoramo rero hari n'abandi bantu benshi bashaka kwikorera ubukwe bikumva ngo urugo ruraryana ngo gushaka ngo ugahita usenya ngo abasitari niko bigenda gusa nubwo nanjye ndi kubahumuriza ari inkuru mba ndi gutekereza muyango wanjye rwose n'abandi bantu mvaga inda karanyishe ariko shara abasitari bubaka ubu se nore sinakrema naga ari umugabo n'umugore ubu se Tom Close n'umugore wiwe babavuze biki n'abandi benshi batandukanye hari abasitari bari mu kazi kandi babanye neza tujye tubyubaha nshuti yanjye ariko se ubundi biterwa n'iki kubona umusitari ashobora kwisanga ari kuko ni benshi yego no mu buzima busanzwe abantu basanzwe nabo biraba ariko ubusanga abahanzi cyangwa se n'abandi basitari mu bice runaka ugasanga ni ibintu bibaho kenshi cyane kandi bitakabaye biba kandi ahanini ukabusanga biba impamvu rero abasitari benshi ni kimwe n'abantu baba kuri YouTube baba bashabutse cyane ikindi kandi ntago bazi kwitonda ntago bazi kwitwararika ugasanga bashakanye n'abandi bantu nabo bafunga umutwe uri kubyumva nabo biyumvamo ikintu cy'ubusitari umwe yajya hari undi agatarabukira hari abahurira hari ugasanga ni domboro tugendeye noneho reba nka Teta Sandra urebe na Wizu urebe kuntu baguruka kandi abaherwe n'abakire baranakundana amanyurana especially sinzi nimba ubona ko Teta Sandra akunda uriya mugabo n'umugabo bamukunda ariko ngufashe mukabyeri hanze ureba undi mukobwa neza wambaye neza ugiye mu bindi bintu ewana ntari kwiyumvamo inkoni gukubita ko nyine abasitari nabo rero nta mugabo udafuhira umugore we nta mugabo udafuhira umugore we ariko umugabo ukubita umugore wiwe sinzi icyo namwita ibyo tubireke ariko nanone n'umugore nawe utuma umugabo afuha cyane rwose Imana imugenderere buriya biri mu bintu bituma urugo rusenyuka uri kubyumva Bibiliya nivuga ngo nusenda umugore utamuhoye gusambana uzamuteje gusambana kandi niwe uzabibazwa buriya mu rugo mu muryango muri famiye akenshi ntago ndapfa kubona abantu batandukanye akenshi atari icyo kintu bapfuye ubusambanyi bwafashe indi ntera hahandi n'abantu bigisha abandi gusambana ukabona umugabo nka Yamano arimo arifata amavideo n'umugore we nasabira n'ibiki baba bari kutwigisha koko abana bacu umwana wanjye koko ibintu baba bari kumwigisha mbonye akantu hano kwa Mick niho muri rusange twari twibanze mutekano bari bapanuye ya ntare ya bounce ya The Ben reba ko namufasha ariko nyamara Mick ni umusitari Mick ni umusitari ndabona ba Kiramani ariko ya ntare n'ubundi kubera yuko agapromota burango hari ukuntu ajya avugana na The Ben ngo yabaye ngo barakoresha Facebook ntumbaze urumva n'abantu ba hafi ba The Ben kubageraho ntago ari ibintu bya danje gusa hari protocol uzishamba noneho mu gikwi hazacu wambaye uracyambwira kuri Mick ariko abasitari bari bahari ibintu banza umbwire abasitari bari bahari se Irene yarari mvikana nka timu Irene wamumbonera ese uko bizajya apfa kwigaragaza mu bintu ariko abahari inyuma ariko abahari kure nawe uri dadi wa Mick rwose wihangane basi mu bukwe muri mariage uzajya utambuka nka rwa rutambwe nakunze rwose watambukaga nk'umujepe kwa Vestina rwose kandi yaratambutse ntibigende neza nyine rutambwe menyarutera umwaka kwase kandi amutamwibasira wa muntu ntago ari ukumwibasira uri kubyumva ariko Irene yari yashizemo imbaraga zose bamwambika n'ingofero uri kubyumva no kwa Mick rero nk'umukobwa wiwe
azarebe ukuntu abigenza. Yego mami reka dusoze twari turi kugenda tugaruka kuri byinshi mu byaranze ibi birori cyangwa se n'itegurwa ry'ibi birori bya mick ndetse na aga promoter kugeza ubu ngubu basezeraniye kubana nk'umugore n'umugabo mu mategeko agenga bashyingiranye muri Repubulika y'u Rwanda muri rusange. Reka babwire ngo urugo ruhire kandi Imana izabane nabo mu rugendo batangiye nubwo bari barusanzwemo. Imana ibamugisha, Imana ibakomeze. Urugendo bagabanyije umubare w'abantu babana bitemewe n'amategeko. U Rwanda rwungutse undi muryango w'abantu babana. U Rwanda rwungutse undi muryango abantu babana mu buryo bw'amategeko. Kandi bazabyare baheke. Imana ibashyigikire, umugore yubaha umugabo kubera yuko umugabo n'umutware. Umugabo nawe yubaha umugore we, amukunde, areke gutuma afuha, areke gutuma attention yizamuka, ashime umugore wiwe nkuko yamukunze, abona ari mwiza, akomeza abone ari mwiza. Mami reka ngushimire cyane. Nanjye ndagushimiye Depiwa. Iyi ni Mary Empire, mukomeze mukore subscribe, mwandike muri comment, mu sharing. Turabakunda cyane abakunzi banjye kuri Mary Empire. Ubu ndi mu rukundo rero n'abakunzi banjye kuri Mary Empire. Mana yanjye hagize ubavuga nabi. Yego nabo niba bikwereke ibiganiro byacu nakagaruka njye na Depiwa. Ciao ciao.